amahoro y'Imana ari muri mwe, amahoro y'Imana ari muri mwe. Kubera ko aka gatuti ejo kari hano hasi bikoroha kubareba, burya kera nibwiraga ko ndi muremure ariko nasanze ndi mugufi. Ubwo rero ndajya ngakwepa hanyuma nigire hano ku ruhande gatoya, noneho nkegera ubundi dukomeze. Yesu ashimwe. Akoze rero gahunda muyu mwanya kugira ngo twongere tuganire, ariko ndabona amaso benshi ari abaje uyu munsi. Ejo hari abandi bari bahari, ngira ngo abenshi bari muri Kerjoy, nibyo? Abenshi bari muri Kerjoy. Niyo mpamvu ndimo ndeba amaso mashyashya. Abari bahari ejo ni bake, ubwo biratuma hari ibyo nsubiramo gatoya kubyerekeranye no gutangiza. Mu by'ukuri nk'uko umuyobozi wa gahunda yavugaga, twatangiye icyo wavuga ngo ni ukuronshinga bya bindi mu mvugo y'iki gihe, uvuga ngo ni ugutangiza, ni ku cyumweru koko, ariko gutangira ya minsi ubundi n'ejo hashize ku wa mbere. Noneho rero ubu turakomeje. Turashima rero Imana kuturinda, mwese kabarinda mukagira hano amahoro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turi mu minsi rero yo kwiriza ubusa no gusenga, kandi ngira ngo navuze nk'ibintu bitatu abantu bakunda gusobanura iyo bavuga kwiriza ubusa. Kimwe cya mbere navuze ko ari ukwigomwa, icya kabiri mvuga ko ari ukwibabaza, ni muri definisiyo. Icya gatatu mvuga ko ari ukwemera kwikorera umusaraba wawe, umusaraba wawe ukakuremerera ukakuvuna, ariko ukawikorera kuko Imana yemeye ko wikorera umusaraba wawe, sibyo? Noneho ariko muri icyo cya mbere cyo kwigomwa, ubundi umuntu yigomwa ikintu akunda. Kandi nabajije benshi ku cyumweru, ndabaza nti ese buriya hari umuntu wanga kurya? Iyo bavuze ngo ukunda kurya ugira ngo baragututse. Ukunda kurya? Ukavuga oya ntabwo nkunda kurya, ukagira ngo baragututse. kandi mu by'ukuri twese ndabizi ko dukunda kurya, kubera ko kurya bidufitiye umumaro mu mibiri yacu. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu rero kwigomwa, hari byinshi mu kwiriza ubusa abantu bigomwa, ariko kwigomwa gukomeye gukunda kugaragarira mu kwigomwa ibyo kurya. Kwigomwa ibyo kurya byo kunda mu gitondo, kuba bibona mu gitondo, kwigomwa ibyo kurya saa sita, ndetse harimo n'ababyigomwa na nimugoroba, cyangwa se bakabikora muri izo seanse iya mbere ya mu gitondo, kubireka akareka ibya kumanywa, hanyuma wenda akareba uko ibya nimugoroba abyakira abirya, akigomwa. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero abantu benshi bavuga bati twirije ubusa, usanga ari aho ngaho baciye gakoni, cyangwa se bashyizeho imbaraga. Ni ukuvuga ngo twaretse ibyo kurya byacu bya mu gitondo se, bya saa sita se, turasingira cyangwa turafata bya nimugoroba. Kubera ariko impamvu yo gushaka gusenga no kwegerana n'Imana birushijeho. Ariko nanone kuba umuntu yajya hariya nanone akiriza ubusa, ntafate umwanya wo kwegerana n'Imana ngo asenge aho yaba ari hose, ngo noneho asome ijambo ry'Imana, n'ubundi hari icyo aba yabuze, hari icyo aba yapfiriwe. Bivuga ngo iyo turi mu mwanya nk'uyu nguyu wo gusenga no kwiriza ubusa, twagombye kwegerana n'Imana kurushaho, tugasoma ijambo ry'Imana kurushaho, tugasenga kurushaho. N'abari mu kazi nabwo birashoboka, ariko noneho abantu benshi iyo bari mu kazi bagira akantu k'akaruhuko ka saa sita se, cyangwa se ka saa yine, ako nako wajya aho ngaho ugasoma ijambo ry'Imana ukiherera. Hari n'abambwiye ngo baba mu bigo batabemerera gusenga, noneho akagenda agafata ka saa kame nk'aka kanjye, uretse ko akanjye gashaje, bamuzangurira kandi kanjye karashaje. Icyo ukora ngakunda ko kanditseho isengesho ryitwa isengesho rya Data wa twese mu Cyongereza. Ariko bafata nk'akantu hakariya, akagenda akakubitamo Bibiliya, hanyuma akagenda bakagira ngo arimo aragenda aho ngaho nta bindi,
kubera ko hari abantu mu bigo byaho ngo banga Bibiliya. Barahari ariko niba bahari ntago watuza gusenga kuko Imana yacu turagendana. Yesu ashimwe. Ubwo rero hari abambwiye ko iyo bari mu bihe nk'ibyo byo gusenga no kwiriza ubusa ari ukuntu afata nk'agasakoshi nka kariya, ariko izamamazo rwose ni amasakoshi meza cyane kuko ukubitamo n'ubwo wakubitamo ya Bibiliya ingana na dictionnaire nta n'uwamenya iyo ugiye. Nk'iriya ya Peace rwose ushobora no kubitamo ya yindi ya expository ya yindi twaberetse ku cyumweru imwisobanuye, ko ikubita mu gikapu nka kiriya ukagenda ukanyonyomba ukajya muri toilette hariya ukasoma ijambo ry'Imana. Abantu bakavuga ati ko uyu muntu yatinze muri toilette byagenze bite, ariko uri gusoma iki? ubwo ari mwebwe muri mu mwuka cyane, ubwo mugiye kumbwira ko utasomera Bibiliya muri toilette. Wayisomeramo ntiwasoma? Wasoma, sibyo? Wayisomeramo kubera ko udashobora kubona ahandi hantu upfa kuyisomera ku buryo bukoroheye, kubera ko aho uri ntago babikwemereye, ariko niba bikwemereye urabishaka, none uragira ute ko wirije ubusa, kugomba gushaka uburyo bwose bushoboka n'ubudashoboka. Ariko kuko ukunda Imana, ukunda gusenga, ukunda ijambo ry'Imana, uvuga ngo ndashakisha ahantu njya hiherereye, noneho umuntu wari wese atankurikirayo, noneho ngasoma ijambo ry'Imana kubera ko wirije ubusa kandi urabishobora. Yesu ashimwe cyane. Uko rero navugaga ni ubwo busobanuro bwo kwiriza ubusa, kwigomwa ibyo kurya. Hari uwansekeje rero avuga ngo abantu bashobora ko muri iki gihe cyo kwigomwa, ngo bashobora no kwigomwa na WhatsApp. Mana yanjye, abantu bajya muri WhatsApp. Uzi ko WhatsApp yashumbije cyangwa yarushije ibiryo imbaraga? Mwarabibonye namwe? Uzi ko umuntu ashobora kureka kurya ari muri WhatsApp kandi atiyirije ubusa atarimo gusenga? Namwe mujya mubibona. WhatsApp rero yabaye WhatsApp, nshuti z'Imana, kandi kuva ku bakuru kugeza ku bato nta n'umwe utagiye kuri WhatsApp. Ubwo rero hari n'igihe dushobora kureka WhatsApp gatoya tukareba ukuntu twakwegerana n'Imana, kuko WhatsApp irarangaje abantu benshi. Ni nziza, ni igikoresho Imana yashyizeho cy'iterambere, ariko rwose ntikaduherane. Yesu ashimwe. Ntikadutwaza igitugu, kuko nabwo hari ukuntu idutwaza igitugu. Ugasanga rwose iryo koranabuhanga ryadutwaje igitugu. Abandi bakajya kuri Google bakaguguringa ibintu bya hehe n'ibyahe, none ukabitwara umwanya. Nta yindi research barimo, nta wundi bushakashatsi barimo, ahubwo barimo kurangara tu, babonye ibibarangaza. Ubundi abantu benshi rero barangariye muri ibyo ngibyo. Ni byiza kugira ikoranabuhanga, ariko ni ngombwa naryo ko ritadutwaza igitugu. Rero ibyo naryo waryigomwa. Ukuvuga ngo ibyo wigomwa rero, wigomwa ibyo ukunda, wigomwa ibifite umumaro cyane bishobora kugira umumaro umubiri wawe, ukabireka, ukemera ukibabaza, ukemera ukikora umusaraba wawe nk'uko Yesu yikoreye umusaraba wawe akaducungura. Yesu ashimwe. Yesu yikoreye umusaraba wawe. Bariya ba Simoni nubwo bavuga ngo baramwakiriye, ariko reka nkubwire, nta muntu uzakwakira umusaraba wawe. Uzawikorera kugeza igihe Yesu azabikuriraho, azabirangiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubwo rero ngira ngo mu nsobanuro ni icyo ngicyo navugaho, ariko twavuze cyane ku mumaro wo kwiriza ubusa no gusenga, kugira ngo dushobore gushyikira igishyitse. Igishyitse ni iki? Twavuze ejo, ni kariya gace ka mbere ko kuvuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Niko turimo tuganiraho muri iyi minsi, ariko twifashishije ijambo ry'Imana, tugendeye muri aya magambo atuganiriza cyangwa tubwira ibyo gusenga no kwiriza ubusa. Ariko turavuga ngo turasenga twiriza ubusa dushaka kugera kuri iriya ntego, kariya gace ka mbere kuvuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Mu buzima nasanze utagera kuri iriya ntego udasenga, utiriza ubusa, kuko uru rugendo turimo ni intambara, kandi ni intambara turwana na Satani. Imana idufashe kubyumva neza. Ni intambara turwana na Satani, ni intambara turwana n'ingabo za Satani twita abadayimoni, na Bibiliya niko ibita. Rero ni ukuvuga ngo iyo turwana n'abadayimoni tuba dufashe igihe hehe mu ntambara. Kugira ngo rero tubashe kunesha, ni ngombwa kwifashisha intwaro Imana yatugeneye mu ijambo ryayo. Ni iyihe? Ni ugusenga. Ikindi ni ukwiriza ubusa. Umuyobozi wacu wa gahunda yabibabwiye, uriya mwana wari urwaye igicuri, namuvuzeho nejo. Uvuga ngo byarananiranye, birananirana, abigishwa barasenze.
neza bacyura umunyu. Gucyura umunyu mu Kinyarwanda ni ugucyura ubusa. Noneho birabananira, barangije bageze kuri bosi Yesu, noneho arasenga, abadayimoni arabirukana. Barangije barareba, ngira ngo bararebanye, barakanura bati noneho bigenze bite? Babajije metre ari we Yesu, arabasubiza ngo bene uyu nguyu ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga. Pasero Masa, ntabwo ari ibyo byonyine, ntabwo ari icyo gusenga gusa, hiyongereyeho no kugira gute? No kwiriza ubusa. Yesu ashimwe cyane. Rero abakristo hari ukuntu tugeraho ntitumenye intwaro Imana yaduhaye mu ijambo ryayo, noneho tugakoresha intwaro imwe, kandi hari n'ibindi bya rutura. Mu mazi iminsi mwumva nubwo atari byiza, mu mazi iminsi mwumva ngo mu Rusiya ngo na Ukraine ngo ibitwaro ngo binini ngo bya rutura ngo bigize gute. Biriya ni ibyo mu isi, ariko no mu buryo bw'umwuka haho ibitwaro bya rutura. Urasenga ukoresheje kandi ko mu ntoke, ubwo ngira ngo akitwa Kalashnikov murakazi. Sakuvuga ko si ryo zina tumenyereye mu Rwanda, kandi batwara mu ntoki ka Kalashnikov. Karya niba karasi ibirometero bingahe ntumbaze, ariko menya katagera kure cyane. Ariko ngo hari ikindi cya rutura kiva nkanga kikarenga u Rwanda, kikarenga u Burundi, kikarenga kikagenda kikagera kure cyane, cya rutura. Rero no mu gusenga nuko nguko, wasenga ariko ugasanga ukoresheje kandi gatoya ko mu ntoki. Ariko noneho hari bya bindi bya rutura biremereye cyane, ujye wumva aho ngaho. Iyo wirije ubusa rero ibyo bya rutura niho bikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka, iyo ushaka gutera Satani ngo umurwanye umuneshe, ugomba kumenya ko ugomba gutera bya bindi bya rutura bigasenya ubwami bwe, kandi bikamusanga mu birindiro iyo ngiyo yari n'ingabo ze z'abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Iryo rero nibanga abakristo bagomba kumenya, kuko twarisobanuriwe n'ijambo ry'Imana. Tugomba rero kumenya icyo tukwiye gukora kugira ngo rero tugende hariya nk'uko bikwiriye umwami wacu. Ni ukuri ntago biva mu mashuri, ntago biva mu bwenge bw'isi, ntago biva ku kuntu baheza, ntago biva ku kuntu wariye neza, ntago biva ku kuntu wize neza. Biva mu gusenga, kandi ukongeraho noneho no kwiriza ubusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tugiye kongeraho ku byo twari turimo ejo, kuko ibyejo ntabwo nongera kubisubiramo, ndavuga ibice twaganiriyeho n'umumaro wabyo. Ngira ngo wenda nababwira ko twavuze ko hari umumaro wo gusenga no kwiriza ubusa, ko icyo gihe usenze Imana ikwereka icyo gukora, icyo twakivuzeho nk'umukristo. Ikindi usenze Imana iguhimba imbabazi, urasenga nyine ukinginga Imana, twarabibonye. Noneho Imana igatanga imbabazi, atari uko imbabazi zayo zabonewe mu gusenga, ahubwo imbabazi zayo zabonewe muri Yesu Kristo umwami wacu. Ariko umwami wacu Yesu Kristo niwe watwigishije gusenga. Haleluya. Murabizi muri Matayo igice cya 6:9. Noneho ikindi twavuzeho nuko Imana yagura impano mu murimo wayo. Iyo usenga ukiriza ubusa, impano z'Imana ziraguka zikaba nyinshi, zigakora mu itorero. None itorero rikabyibuha, itorero rigakora mu buryo bw'umwuka, kubera ko abakristo bahishuriye iryo banga ryo gusenga no kwiriza ubusa. Abandi bagakura, abandi impano zikaka, itorero rikagira gute? Rikagubwa neza. Noneho ikindi twabonye nuko Imana ihishura ibihishwe. Imana ihishura ibihishwe iyo habayeho gusenga no kwiriza ubusa. Hari ibintu biba byarananiranye muri sosiyete, hari ibintu biba byarananiranye mu itorero, noneho ariko abantu basenga bagashaka Imana bakiriza ubusa, Imana ikabahishurira ibintu byo Satani yararimo agama ibitero mu itorero ry'Imana. Hanyuma rero umurimo w'Imana ukagenda neza, kubera ko harimo abasenga bakaniriza ubusa. Ikindi twabonye ko Imana iyo abantu basenga bakiriza ubusa, Imana iburizamo ibibi ku muntu. Yesu ashimwe. Ibi bikabiburizamo. Satani yari afite imigambi mibi yo kukurimbura no kukugirira nabi, ariko ko wasenze, kuko wirije ubusa, Imana ikagusanga ikagucisha indi nzira aho Satani yari yagupangiye kunyura. Noneho Imana ikagucisha indi nzira, ngo umwanzi agucira hari iki akobo, Imana ikagucira iki akanzu. Imana ikagucisha handi. None bakavuga ariko uriya muntu abahate baguteze, abakozi ba Satani baguteze, induru zavuze, bajya kubona bakabona ibyo baguteze urabisimbutse, nawe ubwawe ntuzi ukuntu babisimbutse. Yesu ashimwe cyane.
kandi nabizi ko muri mwebwe hari abagabo bo guhamya ibyo mvuze byababayeho mu buzima, n'ubu ngubu bamwe biracyababaho, ariko hamwe no gusenga no kwiriza ubusa ukabisimbuka. Niyo mpamvu rero gusenga no kwiriza ubusa Imana iburizamo ibibi mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nuko twabonye ko ihindura umuntu rwose, umuntu akaba yaranze gukizwa, akaba yaragize mbese ukabona n'intambara. Cyane cyane abamama nimwe mumenya ibyo bibazo ku bagabo. Umugabo udakizwa ujya aragorana umugabo udakizwa aragorana, ariko mujye mureka tunabivuge, si tubizi se? Umugabo udakizwa aragorana, ariko umuntu udakizwa hari igihe yibera ingeso nziza, ukabona wenda uri umugabo ukijijwe, ukabona ntacyo bigutwaye, ukabona wenda uzamusengera nibyo nawe akizwe kugira ngo mugendane neza. Ariko ko ari umudamu ukabona disi biroroshye, ukabona mu rugo bigize bitera biroroshye kubera ko ari umudamu. Ariko umugabo yewa ajya kunywa iza yose, agataha kubita ibyugi, tera imigere, abana asanze muzira tera imigere, jugunya hanze, nuko ibibazo bikaba. Umugore ngo yatinze gukingura se, yatinze gukingura, ahubwo se wa undi yakomanze rya ariko agiye aza agakomangisha umutwe, kubitaho umutwe, noneho akavuga ati yanze gukingura mbese bya bitutsi byose agenda atukana. Noneho rero undi akihangana akagira ate agakingura. Uwaragorana rero, uragorana. Ariko iyo umusengeye agakizwa, wumva uruhutse umutwaro. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntibyakorohera kugira ngo iyo migozi imuboshye, kugira ngo noneho imuveho abohoke. Ntago byoroshye udasenga ngo yirize ubusa. Nzaba afite ubuhamya bw'uko abatware babo bagiye bakizwa muri ubwo buryo ari uko basenze, ndetse umugabo ntamenye kunasenga cyangwa unamusengera. Irango nabahaye urugero rw'uwamusengeraga akajya agenda muri shambure, kuko n'ubundi nta kundi yabigira, nyine bagomba kubana muri shambure, bagomba kubana mu cyumba, ariko akavuga ati si umuntu nzamusengera nte namenye ko ndi kumusengera zanyica. Noneho umugore umwe rero ajya mu mitwe yo gutekereza ati nge nzajya mvuga ngo iki. Atangira kuvuga ati ariko Bibiliya iravuga ngo ni umutwe, none nzajya mvuga ngo ni umutwe. Ati Mana yanjye, uyu mutwe wanjye rwose ndawusengera gukira no gukizwa, akagera comekamo n'ibintu. Noneho byarangiza igihe kiragera, umugabo agira ate arakizwa. None amaze gukizwa aramubwira ati kutagisengera wa mutwe wawe warakize. Yesu ashimwe cyane. None harangije aramubwira ati yewe ubu mutwe nasengeraga rero ni wowe. Ati ubu ndashima Imana ko umutwe wanjye wakize. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero hari igihe dusenga mu mayeri, ariko none Imana igakora imirimo ikomeye cyane. Ariko dusenga tuniyiriza ubusa. Umugore yarasengaga akiriza ubusa, ibintu bigakomera, akanavuga ati nge nzajya mvuga umutwe, sinzajya mvuga izina rye, shwi ntago nabikira. Ariko igihe kirageragira ate arakizwa. Haleluya. Ibyo rero Imana ijya ibikora, ikanatwigisha n'uburyo bwo gusengera ahadasanzwe, gusengera ahatoroshye, gusengera nuko. Ubwo rero uyu munsi rero hari ibindi nongeraho muri byo gusenga nabonye numva biranejeje cyane. Ikindi ngo nuko Imana ikomeza umuntu mu zabukuru. Abantu bakuze uzamure. Yesu ashimwe cyane. Mu zabukuru Imana ikagukomeza kuko usenga uniriza ubusa. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo bihamishwa n'ijambo ry'Imana. Reka turebe muri Luka igice cya 2:37. Muri Luka igice, kubera ko iri tara ririmo kumurikaho cyane kandi sindi uribuze kwaka, ndagira ngo umuntu hageze adusomere mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:37. Dusomere rwose igice cya 2:37. Ushobora no guhera uhera ku 36. Genda buhoro kugira ngo ngenda kubwira uhagarara akantu. Yego. Ngo hariho n'umuhanuzikazi witwa nde? Ana. Komeza. Mene Fanuel wo mu muryango wa Sheri. Ngo yari umukecuru waryarira wa kera, amaze gushyingirwa.
imyaka mike cyane ingahe? Singorane mwokagira Imana mu imyaka 7 gusa, ariko se yamaze imyaka ingahe badi? Komeza. Noneho amara imyaka 84. Umva nawe imyaka 80 ningahe ariho, kandi umugabo baramara imyaka ingahe? Wagize ngo sugukubita se cyane bikomeye. Yahoraga mu rusengero, ariko ntibyamubuzaga guhora hehe? Mu rusengero yiyiriza ubusa. Umva disi, ariko tekereza nukuri, uwo muntu w'imyaka 80 ningahe? 4 yiyiriza ubusa, ahora mu rusengero. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Asenga ku manywa na nijoro. Nta nubwo ari no ku manywa gusa nkatwe, yasengaga ku manywa na ryari na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana. Noneho araza ashima Imana. Ushatse wagarukira ngaho kiyicarira. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero nivuze ngo abantu rwose bageze mu zabukuru, ubu nanjye niyo ngana, ubu nabonye ibanga, kandi iryo banga nararitangiye, nararimenye. Ntago nzareka gusenga no kwiriza ubusa, kuko biraturinda protection. Umva mwebwe mwabajene mugire gutya, mwabonye abasaza n'abakecuru bacu bazamuye. Niba mushaka, wumvise icyo mvuga, niba mushaka gusaza neza, mugasazira mu Mana, mwige mukunde gusenga no kwiriza ubusa. Uvuge ngo amen. Bibe bityo. Yesu ashimwe. Ko n'ubutunzi bukomeye cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo nubikora uzaba uri kwiproteja bya bintu byose navugaga by'abadayimoni baza bagirira umuntu nawe mu buzima bwawe. Ntabwo ushobora kubirwanya ngo bishobore, ariko noneho twari iyo ntwaro yitwa gusenga no kwiriza ubusa, bizagushoboza, bizagukomeza ufite ya myaka mikeya, kandi biguherekeze no kugeza mu zabukuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngira ngo bose babaha ubuhamya. Yewe ntabwo ndagera mu zabukuru ariko niyo ngana tubyanze buriya. Ari gihe njye numva mu mavi byakomeye, nkumva hano byakomeye, kandi kera ibindi ntabwo byambagaho. Naragenda kilometero nkumva, ariko none nsigaye numva arya babyita rotire. Sigaye numva rotire zikocuka nk'izi modoka. Avuga ni kabaye tu ukagira Imana. Rotire hano zisigaye zigira ngo koca, kandi noneho ntabwo byoroshye. Nkumva hano ni hatari. Yesu ashimwe. Ariko nuko byamera kose uko nguko, iyo usenga Imana iraguherekeza, igendana nawe. Ibyo byarubaga impande ikagenda ibigufasha ko bigendamo neza. Nubwo byakurya n'iby'umubiri nyine, noneho kumva nawe byo ntibikurangaje ngo biguteshe umurongo, ukumva. Ariko hari abandi umubiri urya ukamera nabi, nuko bakajya gushakisha bya bindi byo kugira bya bindi byo hirya iyo ngiyo, ngo nimba ari mu Kinyarwanda bakajya kuraguza, gaterekera, bangize bate, bankoze ibikiba nuko. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo usenga Imana irakuyobora. Iyo usenga ukaniriza ubusa, Imana irakuyobora ikagendana nawe mu zabukuru. Haleluya. Noneho ikindi ngo ndi kuvuga ibyongera kuri bya bindi by'ejo, Imana iha umuntu umunezero. Imana iha umuntu iki? Buriya nta gihe wari wasenga ngo wumve rwose ugeze ku kagoroba wumva uranezerewe cyane, wumva ufite ibyishimo utazi n'ukuntu bije, ariko kubera ko wasenze, cyangwa se nta gihe kirakugira wumva ufite agahinda gakomeye cyane, ariko ukavuga uti noneho reka njye gusenga. None wajya gusenga kandi ugafata n'amasengesho yo kwiriza ubusa, Imana ikaza ikabana nawe, Imana ikakongerera umunezero, kandi umunezero wari wawubuze, ariko ko wasenze Imana ikaguha umunezero. Yesu ashimwe cyane. Nudusomere Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4, dusomere byatara nyine. Dusomere Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 twumve. Iha umuntu umunezero. Iha umuntu umunezero, akanezerwa, akishima, iragute nuko. Haleluya. Dusomere Nehemiya 1:4 umurongo wa 4. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 aravuga ngo
maze kumva izo nkuru maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. ndicara inde tekereza umugabo yarize none kagira Imana aricara agira ate ararira Nehemiya. Mara iminsi mbabaye. Mara iminsi mbabaye, ntabwo yari makina, yarababaye cyane. Ibyo yabonaga mu murwa w'iwabo byari bibabaje cyane. None akora iki? Yiyiriza ubusa asengera imbere yiyiriza ubusa asengera imbere yande y'Imana nyirijuru. Asengera imbere y'Imana nyirijuru. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Noneho amaze gusengera imbere y'Imana nyirijuru, nsengera imbere y'Imana nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana, ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, Mana nkuru ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Sabira abagaragu bawe b'Abisirayeli, asengera bose natura ibyaha bya bene wabo. Ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuye rwose, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo ngibyo nushaka urekera aho ngaho. Ariko ikigaragara nuko Nehemiya yari afite umubabaro mwinshi, kandi ukomeje ugasoma uwo mubabaro warashize. Haleluya. Umarwa n'iki? No gusenga no kwiriza ubusa. Yesu ashimwe cyane. Rero niba ushaka umunezero w'iwawe mu rugo, hari igihe abantu bashaka umunezero, ariko ngewe nzakora iki? Ukirirwa witotomba mu rugo, ukitotombera mu kazi, ukitotombera mu hantu ugenda. Icyaha cyo kwitotomba ni ukukihana. Ni ukugira gute? Ni ukukihana. Buriya ushaka umunezero usenga Imana, Imana ikaguha umunezero uko niyo utanga. Iyo ibintu byakomeye umera nka wa mugore wasengeraga umutware we cyangwa umutwe w'urugo akamusengera, nawe ukafata igihe cyo gusenga, ugasenga ukiriza ubusa, Imana ikagira icyo ikora, Imana ikaguha umunezero, kuko umunezero utangwa na Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Umunezero utangwa na Yesu. Umunezero wo mu rugo hagati y'umugabo n'umugore utangwa na Yesu, ntabwo utangwa n'amafaranga menshi. Ntabwo utangwa n'iki? N'amafaranga menshi. Hari abo twaturanye nkajya mbona umwe aciye aha ari mu modoka ye n'undi agaca ari mu modoka ye, ariko bigeze aho umwe araza aranyihererana ati waruzi n'ikindi, ati buriya turara mu byumba ibyo bibiri. Kandi iyo tubabonye basohotse muri karitsiye, umwe agenda muye n'undi agenda mu modoka ye, turavuga tuti mbega abantu baguwe neza, abantu babayeho neza. Mana we, ukaba wasenga uti nanjye cyama, ariko wakwereka ibibazo, ibibazo byuzuye agafuka ka kilo jana, kandi ntugire ngo ni gato. Ibibazo bikuzura agafuka kubera umwe aracaha n'undi acaha, atwaye aradrivinga, bamugani w'imvugo y'iki gihe, n'undi aradrivinga ariko bataha mu cyumba cye nta guhurira ku meza, nta kuganiriza abana, nta mukagira Imana yewe ngo akabigaseko nka keza koko. Si ingorane zikomeye cyane. Ariko reka mbabwire, icyo nasobanukiye kuri abo bantu babiri ni uko batakizwaga. Icyo ni kimwe. Iyo ukizwa uranasenga. Rero niyo mpamvu tugomba gusengera abantu ngo bakizwe, basenge, biriza ubusa, bagira umunezero uturuka muri Yesu Kristo, kuko turi abagabo bo guhamya ibyo. Haleluya, muzamure icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka babwire, nitubivuga ari igihe abantu bajya banga gutanga ubuhamya ngo abantu ngo batavuga ngo ariko ngo mamwirata iki. Ariko niba irata wirate Yesu. Yesu ashimwe. Niba irata wirate Yesu. Ko ngiye hari ubu bintu njya nkumva ndashaka ko ubuhamya bwanjye abantu bamumenya. Mushobora kubona hano umuntu yifitiye aga stress hano, mukagira ngo no mu rugo nuko bimeze. Reka mbabwire, mu rugo turi amahoro, turi mu munezero. Yesu ashimwe cyane. Turi amahoro, turi mu munezero. Umudamu wanjye ajya akunda kuvuga iyo tugeze mu rugo ati nta handi nishimira numvira umunezero nk'iyo ngezi wanjye. Akavuga ngo iyo ngezi wanjye, akavuga ngo iyo yageze iwe. Murabyumva neza? Ariko yageze iwe bikagira gute? Bikamunezeza. Yesu ashimwe cyane. Kubera icya mbere afite Yesu,
yaramwakiriye nk'umwami n'umukiza we. Icya kabiri arasenga. Icya gatatu yigiriza ubusa. Yigiriza ubusa, Imana iguha umunezero umwana w'umuntu ataguha, amafaranga ataguha, amamodoka nk'ayo navugaga ataguha, amazu meza ataguha, ariko noneho Yesu atanga amahoro n'umunezero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ibyo mbabwiye ni ukuri. Ubu ngubu madamu wanjye ntawe uri hano, ubu ari gukorera muri Amerika kandi ari mu Rwanda. Nabyo ni promosiyo. None se wagira ute? Nayo ni promosiyo. Ubu asigaye akora kuva saa 6 z'amanywa kugeza saa 3 z'ijoro. Ari gukorana na biro yo muri New York, kuri headquarter iyo ngiyo. Uvuga ngo bamuhinduriye akazi. Nabyo si byo gushimira Imana. Ubwo rero niyo mpamvu imigoroba myinshi mudashobora kumubona uko we yishakiye abyifuza. Yambwiye rwose uzabambwirire, ariko murabizi ko atashobora kuganda, ntabwo ajya yiganda. Ntabwo ajya yiganda. Rero niyo mpamvu mutamubona hano iyo migoroba. Uba bari mu kazi kuri headquarter, ari kuri machine bamubwira, avuga, afite amaraporo menshi cyane nuko. Ariko nabyo turabishimira Imana. Ariko ntabwo bimuza gusenga, nuba ari mu masengesho gusenga no kwiriza ubusa iyo minsi 40 turi kumwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero akambwira ati umunezero nkubona iyo ngeze iwanjye mu rugo, nkumva nanjye ndimo ndabyibuha. Nimubone narabyibushye mugire ngo ni igifu gusa. Yesu ashimwe cyane. Nukubera ko iyo umudamu akubwira ati rwose numva nguwe neza, wumva nawe hari ukuntu biri kuzamuka, kumva nyine mu maguru hose kumva birazamuka, nubwo utarya ukumva ugize ute. Kuko umutera ama stress gusa kuva kwa mbere kuza ku cyumweru, ntago yavuga ngo urugo ruramunejeje. Ndakurahiye. Urabyumva? Ubwo rero ni ubuhamya tuba tubaha kugira ngo bibatere gusenga cyane. Uwo bitarabaho imbere ni heza. Yesu ashimwe. Umugore avuga ati umutwe wanjye ndashaka gukizwa, ujye usengera umutwe ukizwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Gusenga rero no kwiriza ubusa bifite umumaro ukomeye cyane. Ikindi bituma umuntu yunguka ubwenge. Imana yungura umuntu ubwenge iyo dusenga tuyiriza ubusa. Kandi uko ni ukuri. Muzi ubwenge Bibiliya ivuga ubwo ari bwo. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo rero umaze gukizwa ugasenga ukiriza ubusa, Imana iguha ubwenge. Niho ujya kubona ukabona umuntu ntabwo yize menshi nk'uko tujya dukunda kubivuga, ariko afite ubwenge utazi aho yabuvanye. Ariko ntabwo uzi aho yabuvanye kuko wenda utamubajije ubuhamya, ariko buba bwaravuye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Afite ubwenge bw'ijuru, atari ubwenge bw'amasiyansi. Ni bwiza kwiga, ni byiza kwiga amasiyansi, ni byiza, bifite aho bitugeza. Niyo mpamvu tugira ikoranabuhanga nk'iri ngiri, kuko kwiga byabayeho. Niyo mpamvu ubona aya mazu ameze neza gutya, kuko kwiga byabayeho. Noneho ibintu bikagenda neza kuko kwiga byabayeho. Ubwo ni ubwenge nyine Imana yatanze ibuha abantu kubera ko bize amashuri, ariko ntabwo ari aho bikwiye kugarukira. Oya, kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyabwo, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu rero, nuko noneho twemerera Imana ikatwungura ubwenge nk'ubwo yunguye Daniyeli mu gice cya 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Nk'ubwo yunguye Daniyeli yamwunguye ubwenge n'abandi namwe mwese ibungura ubwenge ndabizi. Ariko musome twumva ubuhamya bwa Daniyeli gice cya 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Daniyeli byamugendekeye bite? Cyangwa birivuga iki kubona ubwenge uturutse ku Mana? Dusomere. Daniyeli gice cya 9 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Aravuga ngo mpanga amaso umwami Imana yanjye. Ahanga amaso umwami Imana ye. Nawe ujye uhanga amaso umwami Imana yawe. Yesu ashimwe. Mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza. Hagararaho gatoya. Mushakisha, ari gushaka nde? Umwami Imana. Gusenga no kugira gute? No kwinginga. No kwinginga. Niyiriza ubusa. Yiyiriza ubusa. Nambara ibigunira. Yemera kwambara ibigunira. Uyu munsi wa none ntago twe tucyambara ibigunira, twagira ubuntu. Sinzi niba ishati yanjye, ariko ishati yanjye ntabwo ari mbi. Niba nawe kubitaye ikigunira rero ntabwo mbizi. Ubu ngubu turi mu gihe cyiza, ntago tucyambara ibigunira, turi mu buntu. Yesu ashimwe cyane.
nisiga ivu. yisiga ivu. Murabizi ko mu minsi yashize ku wa gatatu habayeho igihe cyo kwisiga ivu. Burya ngo ni ikimenyetso cy'ubwirabure, ni ikimenyetso cyo kwibabaza, ni ikimenyetso cyo kugorwa. Kera bagiraga batya bakisiga ivu mu maso hose, bafata imyenda bakisiga ivu ku myenda yose. Urebe nana aka gashati Yesu yangiriye neza arakampereza, noneho tekereza n'agasiza ivu rero n'ipantaro byose nujujeho ivu, nuko babigenzaga. Noneho agafata ibigunira, noneho akarenzaho. Senga Uwiteka Imana yanjye, asenga Uwiteka Imana ye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, yego, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda, bakitondera amategeko yayo, iryo jambo ryayo kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Twaracumuye rwose na bene wacu, twaracumuye. Noneho ureke kubigira by'Abisirayeli, twaracumuye. Abanyarwanda twaracumuye, murabizi namwe. Twaracumuye tuba ibyigenge neza, tukajya tugenda uko dushaka, tukanywa, tugasinda, tugasambana, tugakora ibiteye isoni. Twakoze nabi, baragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Wumvise ukuntu bagomye? Ariko ikigaragara ubuhamya duhayemo nuko habayeho gusenga no gushaka mu maso y'Imana, noneho ikamubwira icyo gukora. Yesu ashimwe cyane. N'indi mirongo yose ikurikiyeho wenda tutasoma kubera igihe gitoya, ariko nagira ngo mbabwire ko Daniel yari umuhanga mu by'Imana. Yabonaga ibibazo bibaye ibibazo, akavuga ati ndagira nte, agasenga, akiriza ubusa, ariko noneho akavaho ngaho Imana igize ikikora. Yesu ashimwe cyane. Byari bibabereye ibibazo, ariko noneho asenze, Imana ibungura icyo gukora. Imana rero iyo usenga ukiriza ubusa, Imana ibungura ubwenge bw'icyo gukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi nuko Imana yungura umuntu ijambo. Imana yungura umuntu ijambo. Turagaruka muri cya gice cya 4 cyo muri Luka, kugira ngo neje twakibonyeho, ariko turakigarukaho. Imana yungura umuntu ijambo iyo asenga. Nabwiye ko mu gusenga harimo no gusoma ijambo ry'Imana. Imana rero yungura umuntu ijambo muri ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 umurongo wa 2. Niba ushaka kumenya iby'Imana neza, ujye usenga ariko usome n'ijambo ryayo. Dusomere Luka igice cya 4 umurongo wa 2. Komeze hepfo ngo amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Ubwo ninde? Ni Yesu. Amara iminsi 40 ageragezwa nande? N'umwanzi Satani. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya. Ni umwana w'Imana, ni Imana, afite byose mu kiganza cye, ariko kuko yaraje kwishushanya n'umuntu kugira ngo abone uko amucungura, yagombaga gukora iby'umuntu, agakora ibyo mu mubiri kugira ngo noneho Imana igendane nawe nk'umuntu. Noneho arasenga, agira ate? Nuko ishize arasonza. Noneho rero rwose nk'umuntu, nk'umwana w'umuntu wabyawe na Mariya, ya minsi ishize agira ate? Arasonza. Umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduke umutsima. Niba uri umwana w'Imana, kandi twabivuzeho no ku cyumweru. Ariko Satani yarazi ko Yesu ari umwana w'Imana. Ariko kuko Satani yari amaze kumenya ko Yesu yabaye umuntu 100%, yumvaga kumushuka byoroshye kuko yambaye iki? Yambaye umubiri. Ariko byagenze bitereye. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo. Umuntu ntatungwa n'umutsima. Umuntu ntatungwa n'imigati. Twanayivuzeho ejo, ku bantu bakunda imigati nkanjye, ku bantu bakunda akahunga nkanjye, ntabwo batungwa n'akahunga gusa. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo. Ndaguha ubutware bwose kuko uri umuntu, ndakuzi. Abantu bakunda ibyo mu isi, abantu bambaye umubiri bakunda ibintu, bakunda amamodoka, bakunda kugenda, bakunda
mwoka byaramwe ubu ngubu ntumubona ko mwitonze ariko ubu ngubu tuvuze tuti ubu tugiye gusenga tubone visa zo kujya muri Amerika kandi muzi ibibazo biri muri Burusiya no muri Ukraine no muri Amerika nayo ubu mwese mwajya mu mwuka mukavuga indimi nuko ibintu bigakomera ko tubonye visa zo kujya hehe kujya muri Amerika abantu bakunda ibintu ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari igihe wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Urumva ngo Satani yamanukiye mu isi noneho yitera cyane ndavuga ngo nukwitera amajeki noneho ngagabanya ubutware bwose kandi mu by'ukuri yaribeshyeraga nta nubwo yagabanye. Ntago Imana ari umuswa wo kumuha ubutware bwo mu isi. Cyo ko rwo umwijima bwagize ate arabufite. Nuko numfukamira ukandamya numfukamira kuko ndabizi abantu bakunda ibyubahiro numfukamira ukandamya biragenda bite buriya bwose burabubwa buriya bwose ureba nubwo utabonesha amaso ndabuguha kuko ndabizi mu muntu habamo gukunda icyubahiro ariko ndabuguha. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo ijambo uramye Uwiteka Imana yawe abari yukorera yonyine. Iryo ni itegeko rya kabiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya yicarire. Rero iyo dusenga tukaniriza ubusa Imana ikungura ijambo kandi kukungura ijambo ntabwo ari ugufata imirongo yo muri Bibiliya mu mutwe nk'abandi birirwa batuzenguruka. Hari umwana wajyaga turi Musanze hari umwana wajyaga tubwira ngo nkubwire ngo niba ari nkubwire ibiki mama niba ari nkubwire ijambo niba ari nkubwire ibyanditswe niba ari nkubwire akadebobini Bibiliya hafi ya yose akakubwira imirongo ukarwana no kumucika ngo ugende akava mu itangiriro akabivuga byose akagenda mu bice byose mu bitabo byinshi cyane byo muri Bibiliya akavuga imirongo myinshi cyane ariko wamureba ukuntu arimo kugira ugasanga ya mirongo arayikoresha kugira ngo abone uko asaba kugira ngo akaza guhagarara ku modoka yagasaba ati none se wanyemerera nkakubwira ijambo. Umva azi imirongo myinshi hehe yo muri Bibiliya ntago ari cyo ngiki Imana idusaba. Imana iradusaba kugira ijambo tukarirya rikaba ubuzima muri twe. Yesu ashimwe cyane. Rikaba iki? Rikaba ubuzima. Haleluya. Ukajya ubwira Satani uti handitswe ngo ukamubwira ngo handitswe ngo rwose umuntu ntatungwa n'umutsima gusa nubwo wabwirirwa kawunga rwose ukayireka none imigati ukayireka twabonye n'inyama ngira ngo n'umunsi w'ejo n'inyama ukazireka zaba iz'inkoko zaba iz'inka n'izindi ukazireka ntacyo byagutwara ntugiye gupfa ariko uri mu ijambo ry'Imana. Imana yungura umuntu rero ijambo. Yesu ashimwe cyane. Imana yungura umuntu iki ijambo ukaba mu ijambo ukagendana n'ijambo ukavugira mu ijambo kumva ubuhamya bwawe ni kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ryaduhinduye. Haleluya. Ngewe abejo nabibabwiyeho ariko sinababwiye umurongo nababwiye ngo nakijijwe 91 abenshi nasanze batari bakabayeho ariko ijambo ryampinduye ni ijambo ryo muri Daniel niba nibuka ni igice cya 5 umurongo wa 25 aho ijambo ry'Imana rivuga ngo upimwe mu gipimo usanga udashyitse. Murabyibuka teke ufarisini mu gihe burayi. Ni ukuvuga rero wowe Imana muri iyi minsi nawe irimo iragupima nk'uko nanjye yampimye igasanga ndashyitse ariko noneho narangiza nkemera nkayihindukirira. Yesu ashimwe cyane. Nkemera kuba umwana w'Imana. Haleluya. Nkumva ndashaka kugendana na Yesu kandi ubu nirwo rugamba ndwana rwo gushaka kugendana na Yesu gusa na Yesu kandi noneho babandi bavuga muntuza baravuga ngo ni process. It's a process. Ni ukuvuga iyo maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe noneho ubundi urwana intambara yo kugenda wezwa kugeza igihe Yesu Kristo azaza gutwara itorero rye nawe ukazamukana n'abera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukazamukana n'abera niko batubwira mu rwa mbere rwa Tesalonike igice cya 4 murabyibuka tuzazamurwa mu bicu tujye gusanganira umwami mu kirere. Haleluya. Ngariko ngo babandi bapfuye bizeye nibo zabanza kuzuka noneho natwe bakiriho tuzamukane nabo noneho tujye gusanganira umwami hehe mu kirere tuzamana na Yesu rero iteka ryose tuzimana nawe imyaka 1000. Yesu ashimwe cyane.
turi mu kirere tunezeranwe nawe. Noneho rero igihe kigere, ibyo ntabwo ndi bubijyemo cyane, igihe kigere noneho tubane nawe iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iyo umuntu asenga yiyiriza ubusa, Imana ikora byinshi mu buzima bwawe. Imana ikora byinshi mu buzima bwawe. Ikindi ngira ngo navuze hejo nasorezaho, nshaka kugisubiramo kugira ngo mu cyumve, ni iki ngiki cyo gukiza indwara. Umukanya ngira ngo umuyobozi wa gahunda ari budufashe gusengera bya byifuzo kutuyobora, sinzi indwara bihande, ariko no gusengera abarwayi bibamo, sibyo ra? No mu byifuzo byacu mwashyize muri twa dupapuro twanditse hariya, bibamo no gusengera abarwayi, sibyo ra? Biba birimo no gusengera abantu uburyo butandukanye, biba birimo. Yesu ashimwe cyane. Muri Zaburi ya 35 dusomere Zaburi ya 35 umurongo wa 13, uko Dawidi byamugenekeye nawe n'ubuhamya. Haleluya. Abatubanjirije bagomba kutubera ubuhamya. Dawidi akatubera ubuhamya, Nehemiya akatubera ubuhamya, Yeremiya akatubera ubuhamya, Yesaya akatubera ubuhamya, nuko n'abandi bose na ba Esteri bakatubera iki? Ubuhamya. Dawidi akatubera ubuhamya. Dusomere ubwo buhamya bwa Dawidi rero 35:13. Zaburi ya 35 umurongo wa 13 aravuga ngo, ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye. Ako gasubiremo neza tukumve. Ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye, nkiyiriza ubusa, ngasenga. Noneho ntabwo yasengaga mu buryo buri normal, twebwe turicaye neza turatuje, we yacurikaga umutwe hehe? Mu gituza. Amera nkaho ari inshuti yanjye cyangwa mwene data urwaye. Inshuti ye, mwene se ugize ute arwaye, ariko agasenga Imana kugira ngo igire icyo ikora. Yesu ashimwe cyane. Nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura, kuko ari mu gihe cyo gusenga no kwiriza ubusa, akambara ibyo kwigira gute? Kwirabura. Nk'uborogera nyina. Ariko ncumbagiye barishima baraterana, abatagira umumaro banteraniraho. Abo ni abandi, ako ni akandi gace. Amaze kugubwa nabi, amaze gucumbagira, abantu batangira kumumerera nabi no kumuvuga nabi no kumutera bya bindi bajya gutera nawe iyo bashatse kukumerera nabi. Ariko ubuhamya bugaragara nubwo gusenga no kwiriza ubusa, kandi agasengera abantu batandukanye. Ye numva rero atubera urugero rwiza rwo gukurikiza. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nawe ukwiriye kureba muri karitsiye yawe hari abarwayi, mu bo uzi n'abo utazi mu bitaro hari abarwayi, hari abamerewe nabi, hari abafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Iki ijambo ry'Imana rikukubwira ni ugusenga no kwiriza ubusa, kugira ngo niba indwara yarananiranye ikire mu izina rya Yesu. Hari umuntu wambwiye ngo afite umurwayi ufite uburwayi bukomeye cyane, ndamubwira nti tuzamusengera kuva byanditse kuri agapapuro. Yambwiye nasomye kuri agapapuro, utupapuro rero mujye mudutwandika rwose mutuduhe. Ni ukuri ntabwo ari blague harya ubwo ngubwo ntibyumvikana, ntabwo ari blague, ntabwo ari ukubasetsa. Utu dupapuro iyo abatwanditse dufatira umwanya adusoma, hari icyifuzo umuntu yagize ate yashyizeho, nkumva kuva ati ndasengera, ndashaka ko dusengera uburwayi bw'umuntu wanjye urwaye uburwayi wenda bw'umutwe udakira. Ariko uburwayi bw'umutwe udakira Yesu arabushoboye. Yesu ashimwe cyane. Yesu agize ate? Arabushoboye. Senga, wiriza ubusa, ukukuze, ureke kurekura. Don't give up. Nturekure, usenge, ukomeze usenge. Isaha y'Imana nigera irakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwo rero nukuvuga ngo hari abadayimoni badakurwamo n'ikindi, n'abaza mu burwayi badakurwamo n'ikindi, n'imiti yo kwa muganga ikananirana. Njya nkunda muri iki gihe tugezemo, kera abantu barabisuzuguraga bakabica amazi, ariko ubu ngubu urarwara ukajya kwa muganga, ugahera mu bitaro byo hasi ukazamuka wagera kuri hopitale, aba specialiste bakunanirwa bakavuga bati ariko noneho usenge. Barabivuga cyangwa ntibabivuga? Kubera iki bavuga ngo usenge? Nuko bazi ko hari izindi mbaraga ziri hejuru y'ubushobozi bagize bate bafite. Usenge,
hari icyo Imana ishobora gukora, nubwo twebwe tugarukiye ahangaha, ariko hari icyo Imana ishobora gukora. Abantu bakavuga bati none uriya muntu tumujyane tumusengere, none Imana igira icyo ikora. Imana rero mu gusenga no kwiriza ubusa ishobora gukiza indwara zananiranye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngira ngo abenshi muri abagabo kubihamya, indwara zananiranye. Imana ishimwe cyane. Rero muri icyo kintu cyitwa gusenga no kwiriza ubusa harimo izindi mbaraga. Nabwe ngewe nabitangiranye icyo gihe maze gukizwa kuva mu 1991, kandi intambara nagiye mpura nazo bamwe nazibabwiyeho. Noneho ikintu cyandinze ni ugusenga no kwiriza ubusa, niko nabibonye. Iyo tabaho gusenga no kwiriza ubusa, bamwe baravuga ngo hanjye haba harameze ibyatsi, n'ibyatsi biba byaranavuyeho hakamera ibindi ntazi ibyo ari byo. Ariko Yesu Kristo yarankomeje muri uko gusenga no kwiriza ubusa, ubu turacyagendana, turi kumwe, kandi noneho nzamunambaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu nzagendana nawe. Rero ndakwifuriza nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, niba ushaka bya bindi byose navuze, umunezero, kugubwa neza, kugira ibisobanuka mu buzima bwawe cyangwa mu bwabo mubana, cyangwa se byananiranye kugira ngo bikire neza bishire, rwose ndagushishikariza mu izina rya Yesu Kristo kugenda muri iyo ntwaro yo gusenga no kwiriza ubusa, kugira ngo ukunde ugende nk'aho umwami wacu Yesu Kristo. Kugira ngo ugende nk'aba Yesu ntago byakorohera. Nabivuze, ntago wakoresha ubwenge, ntago wakoresha ubwenge bwo mu ishuri, nabwo ni bwiza ariko sibwo wakoresha. Ntago wakoresha inshuti zawe, nazo ni nziza ariko sizo wakoresha. Ntago wakoresha ubutunzi bwo mu isi, nabwo ni bwiza ariko sibwo wakoresha. Ahubwo intwari ikomeye ni ugusenga no kwiriza ubusa, kugira ngo ukunde ugere ku cyo ugomba kugeraho, kuko niyo ntwaro ikomeye Yesu yadusigiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana rero ibagire neza, ibaho umugisha. Numva nahinira ngaha babwira ngo abakristo bakwiye kumenya akamaro ko kazanwa no gusenga no kwiriza ubusa, kandi basenya imigambi yose ya Satani. Haleluya. Hari ibyo Satani abagambiriye gukora, ariko uzabisenyesha gusenga. Nawe arabizi, nawe arabizi ko izo mbaraga zirimo gusenga zisenya ubwami bwe. Haleluya. Ibyo rero twabyigishijwe n'umwami wacu Yesu Kristo, vuga ngo nitujya dusenga dusenge kwa kunda tubwira mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 9, tujye dusenga gutya ngo data wa twese uri mu ijuru tumuheshe icyubahiro, izina ryawe ryubahwe, nuko twarimenye ubwami bwawe buze, nuko tuzi ko hari mu ijuru, sibyo? Ariko utabuzi ko buba mu ijuru se wavuga ngo buze, cyo kora turabiresita bamwe ariko tutaranabimenye. Ariko ikiza ni ukubivuga nabwo ubuzi ko buba mu ijuru, kugira ngo buze butegeke na hano ku isi. Icyo ushaka gikorwe mu isi nkuko gikorwa hehe? Mu ijuru. Mu ijuru barakumvira Mana, barakuramya, barakuzamura icyubahiro cyawe, bazamura ubwiza bwawe, bazamura gukomera kwawe. None natwe turashaka ko ubwami bwawe buza hano mu isi, natwe tukajya tukuramya, tuguhimbaza, tukuzamura icyubahiro, tugukomeza mu ndirimbo abaririmbyi baririmba. Nuko nguko ubundi twakagombye gufata Imana yacu tukagendana nayo muri ubwo buryo, haba mu ndirimbo, haba mu mirimo yawe ya buri munsi. Nuko wakagombye kumera. Icyo nicyo Yesu agushakaho, kumuramya no kumuhimbaza muri byose hatabuzemo na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Ukamuramya utwaye imodoka n'uri umushoferi, harimo bibwira ko yitwaye imodoka udasenga. Ngenda senga, nasenze se nubwo ejo bundi nagonze. Buriya hatabaye gusenga no gupfa ucaho bwihuse, Satani akakwiba. Wagize ngo buriya ntiyaratwibye. Ariko kubera gusenga hari icyo Imana yansigarije, yambikiye. Iravuga iti no, ndakuzigamye. Yesu ashimwe cyane. Satani arambura, kandi yari yabigambiriye, yabipanze n'ingabo ze z'abadayimoni, ariko arambura kubera gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yarambuze, Imana yaranyimanye. Haleluya. None se mwebwe muragira ngo byagenze bite? Hari igihe umuntu atwara imodoka akabona yakoze accident, nuko ndi umuhanga, nuko nagize gucyanga katagurya. Wapi? Uzahiye imodoka yakorewe wowe, uzi uruganda yakorewemo, uzi ukuntu bayitwara, yagucitse niho wabimenya neza ko ibyo urimo ubwira uvuga atari byo. Imana irakwimana. Satani yagushatse, Imana igira ite? Ikakwimana, kuko iracyagufiteho umugambi. Haleluya.
ariko turindwa nuko tuba muri ubwo buzima bwo gusenga no kwiyiriza ubusa, tukaba mu masezerano y'Imana. Ubu ngubu njashimira Imana ko ndi mu masezerano y'Imana, ngendana nayo, nkorana nayo, ngendana n'amasezerano y'Imana, nkumva biranejeje cyane. Noneho isezerano rimwe ryasohora avuga nti hari icyari rindi, n'uyu munsi wa none njya ndeba ngasanga hari amasezerano menshi Imana yansezeranije atarasohora. Satani ntabwo yambona, nyampangira ariko ntabwo yambona, kwajya bigerageza. Nabiriya nababwiye bya accident yabaye, yari yabipanze ariko yarambuze. Yesu ashimwe cyane. Rero mujye musenga Imana, mwiriza ubusa, mube muri ubwo buzima, none Imana ibaha amasezerano mugenderemo. Ariko uzi umukristo utagira amasezerano y'Imana, ni ukuri simbizi abameze gutya. Murabona ukuntu meze, ngabo mumbwire ngo ngende, nahita ndenga uyu mukingo mukabona nashinze amazuru hariya hasi. Rero umukristo utagize amasezerano y'Imana agenda ahumye gutya, kubera ko nta kintu kimudirectinga, nta kintu kimuyobora, nta kintu yishingikirijeho. Ariko niba wishingikirije ku masezerano y'Imana, kubera ko yaguhaye, ntabwo Satani azakubona ukiri mu masezerano ngo keretse uyavuyemo nta mpamvu. Mwabyumvise? Rero ntimukave mu masezerano y'Imana nta mpamvu, ariko uretse ko nta n'impamvu igomba gutuma uyavamo hayo. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Umukristo wese rero nyawe mwiza akwiriye kumenya bwo gusenga no kwiriza ubusa bifite umumaro mu buzima bwe bwa buri munsi, bikaba ubuzima. Bikaba iki? Bikaba ubuzima. Imana ibahe umugisha. Shoreje aha ngaha rero, ariko nakira n'abashyitsi bari hagati muri twe, ko ngira ngo ntabwo twagize umwanya wo kubakira. Haba hari abashyitsi bari hagati muri tubakire kandi tubabwira ngo ejo bazagaruke, kuko hari ijambo nanone bahishiwe muri iyi minsi 40